Mwaramutse mwese mukomeje gukurikira Izere Yesu. Uno munsi twagiriwe umugisha wo kongera kumusura. Nyamuneka ntago ameze neza mw'ibi bihe, ararwaye, ararembye cyane. Ubwo aheruka kwa porodinga video rwose ababwira ko yakoze impanuka, ntago byari scam, byari byo koko. None kuri ubu ngubu rero twamusuye, imbaraga ni nkeya, arimo yirukanka, dore afite ibipapuro rwose arabifite byinshi cyane, arimo abyirukamo. Icyo rero nababwira cyo yatuganiriza niba afite imbaraga zo kuvuga, nubwo umwuka ari muke ariko aratuganiriza. Uno munsi wa none niba hari icyo mwifuza kuba mwamufasha bitewe nuko agiye kudusobanurira, yatubwira. Muraho nshuti mukurikirana urubuga rwacu, bavandimwe, mbere ya byose ndabakunda, mugira amahoro ya Kristo, mumeze mute? Ntago bigoye, birangoye kuri njyewe, ariko wowe unkurikirana ntiwumve ko bigoye. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo tuzirirwa mu isi ariko ntabwo tuzayiraramo. Murabona mperutse gukora agisida, ariko ya agisida mperutse gukora irimo indemereye cyane. Murabona rwose ko ubu ndi kwirukanka kwa muganga, ndi kugenda nshakisha buryo ki nakwivuza. Murabona ko natangiye muvandimwe ababwira ko ndi kubereka ibintu by'ibipapuro. Nyamuneka nari mvuye mu mubiri, ariko nubwo nari mvuye mu mubiri hari ibyo nari nsize. Ese weho niki waba wakagombye gusiga nk'uko nanjye nari nsize iyi mirimo mwagiye mubona? Turabakunda rero. Umuvandimwe yaraje aje kunsura, aha niho mbarizwa. Nababwiye ko mbarizwa mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rugerero. Niho mbarizwa, niho mu rugo, niho mbika imyenda. Mvuze ngo niho mbika ubuzima naba mbeshye, kubera yuko aho nzabika umubiri wanjye abantu bose barahazi. Iwacu ni mu ijuru. Yego, mugira amahoro. Aje kundeba rero, nari namuhamagaye ko mvuye kwa muganga. Abaganga barimo bakurikirana ubuzima bwanjye, ariko ndababwiza ukuri, nari mvuye mu mubiri nkomeje kwivuza. Yego. None kuva watangira kwivuza, yego, uri kubabara he? Ubabara hagana hehe? Wibwa he? Yego, urakoze cyane kumbaza nshuti mukurikirana uru rubuga, ari abadukurikirana, ari inshuti zacu, ari abavandimwe bacu. Ni ukuri ndumva umubiri, nkababara umutwe, nkababara igihimba cy'amaguru. Aho niho hanzonze cyane. Buriya umuntu akora impanuka akagira ngo ni ibintu byoroshye, buriya muvandimwe, ariko ni ibintu bikomeye. Gusa Imana yarahabaye, cyane ko n'ubugingo bwari bugiye. Yego. Twareba nk'ibyo bipapuro, wenda mu byo baguhaye bimeze bite? Baguhayemo na taransiferi, baguhayemo, ese ufite imiti uri kunywa? Yego, urakoze cyane muvandimwe. Urabona nk'ibi bipapuro, izi ni za taransiferi. Harimo ibipapuro byo kunyura mu cyuma, namwe murabibona n'amaso yanyu. Harimo n'ibipapuro byinshi cyane, muri ko murareba, muri ko murabona rwose, murebe n'amaso yanyu. Ariko ibi byose ni ibintu Imana ibigenda yereka umuntu, bigomba kuba ku muntu. Ari abakurikirana uru rubuga Yesu, ndetse inshuti zacu zidukunda. Buriya abavandimwe, umuntu ujya kubona ngo ni muzima, mu kandi kanya ukumva ngo birarangiye. Nanjye nari ngiye, cyane ko nari nkoze iyo mpanuka, ariko iyo mpanuka yari imbereye ikintu gikomeye cyane. Nari mvuye mu mubiri. Imana yibuka imirimo, Imana yibuka ukuntu wasenze, Imana yibuka ukuntu wayivugiye. Ibyo byose ikajya igenda ibikuraho. Ubu nkomeje kwivuza. Yego. None reka utange nimero yawe, nibura niba hari umuntu ugize umutima kugufasha muri ubwo burwayi bwawe ufite. Ukomeze no imiti se, uri kuyinywa neza? Ufite imiti uri kunywa? Imiti ndimo nyishaka. Murabizi ko iyo umuntu arwaye araryama, ariko akabaho gutyo mw'ubwo buzima.
ubwo buzima mburimo nyine bw'ubwo bubabare bw'iyo mpanuka natewe n'imodoka yagendaga, nanjye ntaha nza ku icumbi, ndavuga aho tubika imyenda, ndimo ndivuza, ariko hari igihe kigera imiti bakagufagitira nk'imiti kubera uba uryamye nyine ikabura. Nkaba mbwira inshuti zanjye mukurikirana urubuga SOS, yaba bari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye, mwakagombye kudufasha mukatugurira wenda nko ku miti. Tumaze igihe dusaba kamera, na bufasha turayibonaho n'iyo miti. Rero tuje tubasaba bavandimwe inshuti mukurikirana urubuga SOS, wenda ubaye umwe mu badufasha byarushaho kugira ngo tukamenya ngo umuntu wari uri aha n'aha yaradufashije, tukagumya tunabasengera dusenga Imana. Murabizi ko muri iyi si ibigeragezo biri kugenda bigwira buri umwe. Nawe ahangaha kuri SOS washaka imirimo, bavandimwe, imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza. Yego, reka tugushimire rero kubw'uburwayi bwawe. Nyamuneka tubwire nimero yawe wihuse twite dusoza ikiganiro. Ntabwo dukora byinshi dore ko urwaye, ntabwo twagunaniza. Tubwire nimero zawe. Kanze mbahe nimero yanjye ya telefone, ariko mbere yuko nabahaye nimero ndagira ngo mbisabire ibintu bigera muri 2. Icya mbere bavandimwe, mukurikirana urubuga SOS ndetse n'izindi mbuga, nyamuneka muharanire kugira ngo mushake imirimo muyishake rwose, niyo izabaherekeza. Yego, ngiye gusoza rero. Kanze mbahe nimero ya telefone. Nomero yanjye ni 078 33 59 178. Ndongera nyisubiremo bavandimwe inshuti mukurikirana uru rubuga: 078 33 59 178. Yego, noneho ndongera nsubiremo indi nimero mwasha kumfashaho, mushatse kumubufasha, ni 0, ngiye gushyiraho na kode, ni 0 2 50 7 33 5 9 178. Yego, bavandimwe inshuti mukurikirana urubuga SOS, nyamuneka mudushyigikire. Murabona ko rwose twatangiye tubereka ibi bipapuro ngibi, bari kuntuma imiti myinshi. Ndabakunda, ariko mudufashe mudushyigikire nyamuneka, kugira ngo tubone imiti, kugira ngo tubone ibyo twakoresha, dukomeze dukora imirimo. Kandi buriya bavandimwe, imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza. Ndabakunda rero, kandi ngerageza kugenda nzana n'abandi bantu barimo ijambo. Mudushyigikire. Aha rero uyu muvandimwe yaraje kunsura, yarageze mu rugo. Murabona ko bereke aho ngaho mu rugo, aho barizwa, bereke hose inzira n'aha ku muhanda. Urabona ko hari unsanze ku muhanda, bereke. Hari n'uwenda n'uwaza baririza akareba akavuga ati yaza akareba uyu mukozi w'Imana wahuye n'iyi mpanuka, bakunda kwita murokore. Mbasezera mbasaba munsure, Umwami Imana azabagirira neza. Naho ubundi ibiganiro nzakomeza mbaganirize, basengere, bazanire n'abandi bantu mumfashe. Ndaremerewe, umubiri uri kundya cyane.